ugomba gushinga fondasiyo yawe. Wafashe umwanzuro ko mu buzima bwawe ugomba kugendana na timasi y'Imana, wakwikubita ngo banagoramye. Nkeneye nivo mu buzima bwanjye nk'umukristo. Mworoshye natwe ntitworoshye, ariko ari igihe uje guhura n'umukobwa gusa rero ukuntu yambaye ukamukwepa, akigiye kiyageze ngo timasi y'Imana idukoreho. Ese muragira ngo umuhungu uzagukunda mureke mene ibanga ry'abahungu? Umuhungu wese azakoresha imbaraga zikomeye kugira abwire umukobwa ko amukunda. Izo mbaraga amaze kumufata umukobwa akemera, Mungu ntabagikoresha imbaraga nyinshi kuko intego yayigezeho. Mwumva icyo nshaka kuvuga? Mu buzima bwawe iyo yambuye icy'agaciro undi muntu akakijamo, aza kubona utari uw'agaciro. Nimba uri umukobwa, umuhungu akakubwira ngo dukore icyaha ukemera, ntabwo azagaruka ngo aje kugushaka. Ayo ni amakuru y'ukuri mbabwiye. Ntazagaruka kuko arakuzi neza, akeneye abazubaka urugo. We yabonye wowe rusenya. Mugire ubwenge, timasi y'Imana ibayobore. Akenshi kubera imivugire nta cyizere, urahagarara se mu bantu uravuga iki? Mureke duhinduke. Hari ibintu bijya bigaragaza umukristo ko ari inyuma. Ibyo ngibyo bitatu nababwiye, ariko mureke tugire timasi y'Imana. Kamere buri gihe izi kwereka ko ugomba kubikora, ariko kamere urangije kubikorera kwitakana ugasigara umangamanga. Mureke duhitemo ibidufitiye umumaro. Imana itubabarire. Turashaka kuba abakristo bafite intego mu buzima bwacu, kuzamukira kuri bo mu mitekerereze yabo. Bakupire nawe tangira ibyawe, nta n'umukuza, ariko Imana izakumenyekanisha. Imyaka mufite nk'urubyiruko nanjye ndimo, ni imyaka kuba mwari nk'iyi ngiyi mubonera inyuma mwambarira, ngombwa kuba waratangiye imbere yaho imyaka 3 usengera uwo muzabana. Ahantu bipfira naho ngaho. Ese nimba baturuta bose barakoze amadivorce, ko murumva? Ese twebwe turimo turatekereza iki nk'urubyiruko ruriho none arutari rwashaka? Ni iki twebwe tuzasimbuza icyo kintu kibashe kuvaho? Ni ibintu tugomba gutekereza. Ejo hacu heza hameze gute? Reka nsoreze kuri ino ndirimbo nicaye. Menya wubake fondasiyo yawe. Icya kabiri, menya ko neza mu buzima bwawe ugiye kwemera kwiyobora, apana gufatirwa imyanzuro. Mana we, ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarantangaje we. Iyo uza gucungura bakomeye, ahari sino kwibutwe. Ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarantangaje we. Iyo uza gucungura bakomeye, ahari sino kwibutwe we. Ineza yawe n'urukundo rwawe n'ukuri byarantangaje we. Iyo uza gucungura bakomeye, ahari sino kwibutwe we. Ninde utagushima? Ninde utakurata? Ninde utagiye neza Mana we? Ahari waduye. Ninde ayiwe, ninde utagiye
banza mubwirana babakunda mubabwira ati mfita no mahame niwemera kuyagendera uzambwire tuzagende. Sinyigisho y'abamwami muzumva nizana nakubwira urankunda reka mubwira amahame yanjye uyumve neza uyamubwira hanyuma mbwira yawe nakubwira yawe kumva utashobora ati ngere ngiri nijyamfata bugiye kuko iyo tudafite amahame buri gihe twubakira ikije cyose tubasha kucyemera. Iyo ufite amahame uravuga ngo oya amahame yanjye ntanyemera gutasa ine z'ijoro nk'umukobwa, oya gahunda ya nijoro ndayiretse uzayipange ku manywa, akabigukundira ibyo ngibyo kugira amahame mu buzima bwawe. Ariko ikije cyose iyo ugiye mu buzima bwawe ajya gufata buri kimwe cyose ateguye ku buzima bwawe ajya kujyana aho ashaka. Yo kuzana gute mu rugo utagira gahunda azarukuzanamo asanga abandi bagutwaye. Tumenye ubwenge tugire fondasiyo twubakiraho. Imana itubabare. Yego. Kuzagera mu ijuru ukabona aho Mose yicaye. Imana yabwiye ngo Mose we ngiye kubarimbura ubwoko bwa Isirayeli. Mose aritambika aravuga ngo mwami ntibishoboka. Yego. Ntibishoboka. Ko turumva mu rubyiruko ko turumva natwe tuzabona Mose. Reba Eliya ko murabona uzobone Eliya wewe nanje nishizemo ko murabona generation turimo tuzabona Eliya tukivange ibyo mu nzu y'Imana n'ibyo hanze bifite akavuye. Imana n'igikora mu kavuye. Eliya yarahanuye ngo guhera no munsi imvura amezi 3 imyaka 3 n'amezi 6 Eliya ahungira ahantu ku kagezi nyamujongera mutunga igikona kiramutunga. Wowe hungu umunsi umwe basi Imana yo kurinda basi umunsi mureke timasi Imana tuyobore. Amen. Amen. Nateguye ibyo ndi bubabwire. Se nimwebwe naje kugira ngo timasi Imana zibayobora. Fondasiyo yanyu ni iyi. Fondasiyo si ukuririmba. Fondasiyo ni ukuba mu buzima bwo kuririmba ukamenya nyuma yo kuririmba ese ndacyari umuririmbyi. Ntabwo dushaka icyokeri cy'abaririmbyi baririmba hano hanze atari abaririmbyi. Turabyanze. Namwe nyoboye nimba murimo turaje tuyungurure. Timasi Imana igire gute? Ano mazi asa gute? Mureke kwiga arera. Ubivuze neza Imana iguhumugisha. Ariko ano mazi igitumye yera nuko kari mu kantu kera. Ariko duhinduye ano mazi tukayakuramo tukashiramo ahantu tugaterekamo ji y'amango birahindura kara. Turabona ko agacupa kahinduye kara biri gusa nk'amango. Ariko sinaje kuvuga amaji mwumve neza ndabasobanura no mu mwuka nza mbanza mu mubiri tukaja no mu mwuka mugasobanukirwa. Noneho kano gacupa ubwako iko ni kahindutse ariko icyo turimo turashiramo nicyo kirimo kirahinduka. Ndamaranya mene shiramo ibara ry'umukara kintu gisa black nindangiza nacyo agacupa karaza gasa black nongera nkakamena nkakoza gasubizamo y'amazi biraba amazi. Nkiraho ngaho icyo bisobanuye uno mubiri nawugeranyije na kano gacupa. Umubiri wawe ntiwaremye urimo icyaha ahubwo iyo ushizemo icyaha uzusa n'icyaha. Apewe sifa Bwana. Iyo umubiri wawe ushizemo ubusambanyi tuvuga ura no umusambanyi. Iyo umubiri wawe wemere ko ubujura buza bukadepoza tujya tuvuga nijoro ni wowe wamaze amazu y'abandi. Ko murumva uko ndimo ndagenda no mu mwuka mwabyumfishije neza. Noneho iyo bashizemo ikintu gifata ubano bashizemo nk'igikoma ntibyaba ngombwa ko kivamo ngusukemo amazi byabaye akavuyo. Nukuvuga ngo mbanza koza kano kantu kugira nshiramo ikindi kintu. Naho kugira ngo ube umukristo urasabwa kugira ibyo ureka. Nimba uhagaze gutyo ukumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo abawutana ukamenya ko ari gutyo ukagira gutyo ukavuga ngo nahindukiye. Yego. Dukeneye ijwi ry'Imana ritubwira direction yose urimo kakuvuga ngo rayitana ukamenya ko ari gutya ukamenya ibari left ugahindukira kubera ko ari ijwi ry'Imana. Amen. Imana itubabare tujye tugendana na Timasi. Simundi imbere ariko navuze ndirimbe ariko
icya gatatu kiza kiranga umusore mwiza umukobwa mwiza ni imyambarire. Vuga ngo imyambarire. Hari igihe ujyana n'umuntu ukagira isoni muhuriye kugusa mwariganye mwahura mu muhanda ukamwirengagiza ukanyura indi nzira bikaguhenda ariko kugira ngo batakunyuzamo ijisho. Mwaretse tukagira ibyo dutinya Timasi Imana ikatuyobora. Ikibazo nuko hari inyigisho zo kwinginga abantu bazavuga ukuri umuryango nguriye uwijira yinjira ariko pastor azavuga ngo dore nashumbye umwe dore nguyu umugejeje. Yego. Haleluya. Nimba muririmba harimo amafuti babahagarike cyangwa umushaka kandi umuntu musha babatraining neza. Yego. Hari ibintu ubundi bibanziriza ubukristo ni discipline ni imyitwarire. Mbere yuko babwira ngo muze mukizwe iriya myaka mbere yuko mubatizwa bazayishiraho Sunday school yo kubigisha discipline batwigisha discipline. Dufite abantu babaye bakristo baba bakristo tujya tubabona gusa si mama ariko nyuma hano yasohoka akavuga ijambo kavuga isi ni wari uhagaze hano dukeneye ubuzi nuko bangize nka minister wa education nashiramo buri munyeshuri akazajya gura ikayi ya page 300 ya discipline. Ahantu twapfiriye nuko tutagira discipline. Urabona umuntu akavuga yarasenze yasomye Bible arasenga ariyiriza ariko discipline yarananiranye. Fondation ya mbere mureke tureke kugendera kuri abandi bagezeho. Mureke tugendere kuri fondation yacu bwacu. Nitugendera kuri abandi tuzamenyekana kubera abandi. Nibamara kudukupira tuzisanga naho turi. Emera utangire ubonyine nta numwe ukuze. Imana izakwagura. Amen. Dukeneye gukura mu buzima bwacu. Ineza yawe yarampamagaye imbwira ko nzagerayo. Ineza ye yarampamagaye imbwira ko nzagerayo. Ineza ye yarampamagaye we imbwira ko nzagerayo. Ese wa mukobwa urumva uzicarana na Miriam waririmbye inyanja maze baratarama bashima Imana bibuka Imana yabakuye Bashima Imana. baratarama Bashima Imana. Bibuka aho Imana yabakuye. Bashima Imana. Haleluya. Kurumva uzabona Miriam waririmbye kuri uwo munsi inyanja kurumva pastor suza kugira kuzaja mu ijuru we n'umutima wawe niwo uzi kuzaja mu ijuru. Timasi yayigukubise ujye usanga utari mu murongo ariko Timasi nayo kuvuga no munsi gukubiteho umenye inzira umenya ahari intege nkeya zawe. Nujyana n'ishuti mu buzima bwawe itari yakubwira ngo ihangane itari yakubwira ngo courage uzayihunga iyo si yawe. Mana we mwabasore mwe Yosefu zanangazwa n'umuntu uvuga ngo ngewe iyo nsomye Bibiliya njya nkunda Yosefu yabyara umwana ukumva yamwise Drogobo umukinnyi w'umupira w'amaguru. Mureke twite neza abana bacu. Imana we ndasoje ariko narimo mbabwira ngo cunga neza urebe Timasi yawe mu nzira yawe. Igihe kirageze ngo ureke fondation y'abandi wururiye kuko bamenyekanye. Igihe kirageze ngo utangire kuri yawe. Icyambere iyo umukobwa mwiza ikintu kijya kimuranga ni imyitwarire mu buzima bwe. Umukobwa udafite imyitwarire ameze nkaho wundi nababwiye mujye mumutinya mwirukanka. Umukobwa ufite imyitwarire iyo gusa arimo araramya ukamubona hano mu rusengero yasohoka mu rusengero gusa ujya ubona asa nabyo. Ntago mubyumvise. Iyo umukobwa cyangwa umusore arimo araramya agasimbuka gutya hano mu rusengero yasohoka muri quartier uko amubonye mu rusengero ukamubona no mu nzu y'Imana usuvuga ngo uyu ni umukobwa. Timasi y'Imana itugereho. Icya kabiri kiranga umukobwa mwiza cyangwa umusore mwiza ni imivugire. Hari igihe umuntu bojya kuma microphone avuge bakabanza bakihengeka bakavuga se nta wamuvugira.
iyo umuntu afite imivugire inogeshe iciye mu nzira nziza, Imana ijya imukoresha kuko azavuga ibyo yamubwiye. Ikintu kitwisha ubu barananirwa kukugira icyizere, ntuzi no kuvuga, uragoramye, ntuzi ibyo mu nzu y'Imana, ntuzi n'ibyo hanze. Mureke mbabwire, twese nanjye ndimo, nanjye uhagaze hano, nanjye ngira amagambo mabi, ariko nakoreye icyumba ashyiramo password, ndavuga ngo sinemerewe kuyavuga. Amen. Kuragira ngo hari utazi gutukana, oya, ariko yafashe kamera avuga ngo watsinzwe, nemeye Mwuka Wera nyobora. Yego. Hari ibintu bibiri bijya birwana muri twebwe, ni kamere na Mwuka Wera. Ariko kubera Satani ajya dushukisha akantu gafatika, naratangaye. Nabonye mu isoko y'uguza urunyanya bajya kongeza inyanya, ariko ntiwagenda mu isoko, ntiwagenda ahantu bagura imodoka ngo uguze imodoka bakongeza indi. Gute? Imodoka ifite agaciro, bongeza ibidafite agaciro mu isi. Hallelujah! Twiyambure ibitari by'Imana, twambara umwenda wera, mwikirize n'uguhinduka iby'Imana birangwa n'urukundo, ineza n'imbabazi. Twiyambure ibitari by'Imana, twambara umwenda wera. Dukeneye kuba abakristo batambariye ku makoti gusa, dukeneye kuba abakristo mu mutima no hanze mu mutima turi abakristo. Dore ahantu twapfiriye abasore n'abakobwa ni social media, ziratumaze, nta handi ho guhungiraho, ni ukureba ibifite umumaro, bidafite umumaro ukabwira ati ni kamere ndakuritse. Satani yatereninze abantu ibashira ahantu ibereka ko ari ubusirimu. Wahura n'umuntu wabone se kuriya wambaye ntuzayisigeze, abasirimu bambara gutya. Narababwiye ngo ubusirimu si hano inyuma, ubusirimu ni hano mu mutwe. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga we, nzavuga iyo neza, nzavuga we, nzavuga iyo neza, ngiriho. Kuriya ndabizi mwumfishije, niyo mpamvu mwumfishije, nta kibazo mfite. Hagira abahungu babiri bazi uko ari beza, simvuze isura uko baresha, bumva ko bagira icyizere, n'abakobwa babiri ntanga urugero, mwihute isaha zagiye. Abakobwa Imana ibaho umugisha. Noneho mwegere nka hano, babiri muse nk'abipanze, uriya nawe nagende hege, mugire gavuba nkoreshe neza ibyo nazanye mbibahereze. Uru rugero ngiye kubaha ni rw'ino si turimo nk'urubyiruko aho twazimiriye. Uyu n'uyu barakundana, uyu n'uyu barakundana. Ni urugero dutanze, nidusohoka hanze nyabona nta bindi byabereye hano. Noneho abangaba ni umuryango bawita A, uyu nguyu bawita B. Abangaba bafite ukwabo, uyu nguyu ufite indangagaciro, uyu nguyu ntazo ufite, ariko ni urugero twatanze. Noneho abangaba batize kuri microphone gato. Abangaba kubera ko bafite indangagaciro y'icyo bahuriyeho, bose bahurana bagirana inama iyo baganiriye mu rukundo rwabo. Umwe muri mwebwe namubwira ko amukunda, kubera ko uri umuhungu we bivugega Ndagukunda. ntiwumva, ambwiye ko amukunda. Abangaba nabwiye ko ari umuryango ukijijwe, ariko kuko bashaka kuzabana, uyu nguyu ajya abwira uyu nguyu amakosa yiwe, akamubwira uburyo agomba kwitwararika, akamubwiza ukuri. Mubwira ngo ngewe guhera saa 3 za nijoro nta mwanya mafite wo kuri telefone kugeza saa 9, kuko mu gitondo mafite akazi. Guhera saa 3 z'ijoro sinjya mvugira kuri telefone, ngerageza gufata umwanya wo kuruhuka kuva saa 3 kugira ngo mu gitondo mbashe kugira ibintu nitaho.
ntagiye muri byinshi, mwumve runo rugero mbahaye. Uyu nguyu igihe azabona umukunzi we ya masaha atabonetse, umutima we ntuzahagarara, kuko azi ko yamwubakiye kuri ya masaha ko aba yaruhutse bitewe n'impamvu ABCD baziranyeho. Abo ngubu twabise ko ari umuryango w'ikinyoma, urukundo rushingiye ku kinyoma, ariko ni urugero. Mubwire nawe ko umukunda. Ndagukunda. Aha. Noneho kubera ko yabivuze ariko bagira ikinyoma, sinzi arakoresha strategy zose zishoboka kugira ngo ahwere ku mukobwa ku rwego rwo hejuru. Ariko uyu mukobwa umunsi azamusaba ko bazahura, wa mukobwa azasanga ubuzima umuhungu yari yaramubwiye asange sibwo. Uno mukobwa ikintu azakora, azaba mu buzima avuge ko yabeshwe, bituma umutima utabasha kumwizera, ahubwo nawe atumbira mu buzima bwo kumubesha kugira ngo bishyurane. Ntabwo muri kubyumva neza kandi ni ibyaha. Abangaba kubera ubuzima yamubwiye ko ari umusore umeze gutyo ufite iki n'iki, ariko iyo bagize igihe cyo guhura ngo baganire nk'abantu bakuru bafite intego yo kubaka, uyu nguyu yajyaza akambwira ati tuganire, yaza agasanga ni wa muntu udafite na kimwe. Wa mukobwa ikijya kimubabaza ni umwanya yafashe hari abo yabashije kwangira mu buzima bwabo, bigatuma adindira mu nzira yiwe, bigatangira nawe kuba umubeshi. Umuvugisha wese afite intego ko bakubaka akavuga ngo hoya, kubera ko ari umuntu wamuteye igikomere. Mwicare Imana ibamumugisha, n'urugero nari ntanze. Mureke tube mu buzima bw'ukuri, witekereze ku buzima bwawe, uvuge ngo ndashaka icyerekezo.